nguni buri kantu buri nguni nahaguruka mwende nturusa baragendana. Murakoze. Ubundi nitwa Karim. Ndarizi kwivunika sabuze ryakazi. Ikibazo nagize nukubariza urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye bishobora kumbaho, hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kweskoroka atagukunda, so ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. Iyo akwanze hari ukuntu wamurega akagusubiza. Nimundeke nsubize. Mutuze twumve igisubizo. Mutuze. Hanyuma se iyo agukunze bigenda gute? Aho nta kibazo. Hanyuma iyo muhaga turiya waramuguzaga? Ndabaza urumva uvuze watwise n'utuntu ibyo byose nawe hari impamvu wabimuhaga, sibyo? Nuko wavuze ku ruhande rwawe hari impamvu wabimuhaga. Ahubwo icyo tuvuga hano mutega amatwi, icyo tuvuga ni ubwesukuro bwateye bushingiye ku rukundo. Ubwo ni ubuhe? Aha wowe wavuze gukunda umukobwa, bo noneho bageze kuri level yo kwita fiance, yatangiye kwiyerekana mu rugo, yatangiye gutera intambwe yo kugaragaza ko ashaka kubaka urugo. Urabyumva? Akagenda rwose agafata n'irembo. Aho ngaho ho ushobora no kubigaragaza. Hari benshi bakurikiranwe hariya, sinzi niba twabavuga amazina, niba mukurikira social media hari ababikurikiranweho, aho usanga umuntu yirirwa abeshya, sorry kubivuga, ba victime twabonye benshi ni abadamu, aho umusore umwe yari yise izina runaka, yitaga amazina, akaza akajya abeshya abadamu urukundo. Hari abantu hano bafite karanse y'urukundo, so akabafatirana, akabafatisha amadeni.